muraho neza abakurikiye Mutima y'amatorero y'inama y'abaprotestani mu Rwanda, muri kumwe muri kino gitondo na Pasteur Mutabazi Samuel, umunyamabanga mukuru wa CPR inama y'abaprotestani mu Rwanda. Nifuje kubagezaho ubutumwa burebana na Noheli nk'uko mubizi, umunsi mukuru twitegura kwizihiza twibuka ivuka ry'umwami kandi umukiza wacu Yesu Kristo. Reka rero tubanze dusenge, hanyuma dusome n'ijambo ry'Imana. Nyagasani mwami Imana yacu, turagushima kandi turaguhimbaza kubw'urukundo dukunda no kubw'imbabazi zawe utugirira uko bwije uko bukeye. Turagushimira igihugu cyacu cy'u Rwanda, turagushimira abanyarwanda, turagushimira abakristo bo mu matorero anyuranye, turagushimira inama y'abaprotestani mu Rwanda. Turagushimira ko tugejeje muri iyi minsi aho twibuka ivuka ry'umwana wawe ari we Yesu Kristo kandi akaba umukiza wacu. Turagushimira iyo ngabire waduhaye ukayiduhera ubuntu, kugira ngo abari kure y'ubwiza bwawe twongere tuze imbere yawe, duhure nawe, tuba abana bawe, tuba ubwoko bwawe. Tugereho gusangira n'abadukurikiye kuri iyi radio Inkoramutima ijambo ryawe, ijambo ryo kuzirikana iyo nkuru nziza y'umukiro, iyo nkuru nziza y'agakiza. Umwuka wera rero tuyobore kandi abari wo kutwigisha kubwa Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu. Amen. Ijambo ry'uyu munsi nabateguriye turarisanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, igice ni icya 2, turahera ku murongo wa 8 tugeze ku wa 14. Ni inkuru itubwira ibyo kuvuka kwa Yesu, ariko cyane cyane uburyo marayika yabonekeye abungeri Yesu Kristo amaze kuvuka. Muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Iki nicyo kiri bubabere ikimenyetso, nuko muri busange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja, aryamishijwe mu muvure w'inka. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Muri iyi nkuru rero yo kuvuka kwa Yesu Kristo, ndetse marayika abonekera abungeri abamenyesha ko Yesu Kristo avutse, nk'uko tumaze kubisoma mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka, igice cya 2 umurongo wa 8 n'umurongo wa 14. Ndashaka ko dutekerereza hamwe kuri Noheli nk'ubutumwa bwo kwemera, ubutumwa bw'ibyiringiro. Noheli nk'ubutumwa aho Imana yigaragaje nk'umuntu, Imana ikadusanga
mu buzima bwacu, ikaba umuntu, ikigira umuntu, ikisanisha natwe kugira ngo tugire ibyiringiro, tugire amahoro, tube abaragwa b'agakiza gahoraho. Mu mateka rero batubwira ko Noheri atari umunsi gusa Yesu Kristo yavukiyeho, ahubwo ko bifite igisobanuro cyimbitse cyo kwishima, cyo gucana amatara nk'urumuri, ahari umwijima hakaboneka urumuri, ahari ubwihebe hakaza umucyo. Ni umunsi mukuru rero ukomeye usobanura ibyo kwemera no kwizera muri Yesu Kristo. Mu gihe rero twitegura kwizihiza Noheri, ivuka rya Yesu Kristo, tuzirikane ko ari umwami kandi umukiza wacu. Yesu Kristo, umwana w'Imana, Imana ubwayo yigira umuntu, iratwigaragariza, Imana ivukira muri iyi si. Ni umugambi rero w'agakiza. Ni umugambi Imana yafashe wo gusohoza agakiza kayo kuri mwene muntu no kubatuye isi yose. Muri Luka ndetse no muri Matayo niho batubwira neza iby'amavu n'amavuko y'uyu munsi wo kuvuka kwa Yesu Kristo. Batubwira ko wari umunsi usanzwe, aho abayuda bizihizaga imboneko z'izuba. Imboneko z'izuba babaga bavuye mu bihe by'ubukonje, ahabaga hari umwijima, nta mucyo ugaragara, ariko igihe cyagera izuba rikaza, hanyuma bakabyishimira, bakanezerwa. Hanyuma rero ubukristo buje, bafashe umugambi wo kuvuga ngo reka ibyo by'imigenzo n'imihango ya kera tubizane muri iki gihe cyacu cya gikristo, hanyuma hatangizwa umunsi mukuru wa Noheri muri ubwo buryo, ari ukugaragaza ko Yesu Kristo aje gukuraho umwijima, yaje akaba umucyo, akaba urumuri, kugira ngo amurikire isi, amurikire abantu. Nuko rero abakurambere bacu b'abakristo batubanjirije muri urugendo babitekereje, kandi nyuma koko buhinduka umucyo ku bantu bose, kugeza n'uyu munsi tubyizihiza imyaka irenze 2,000. Icyambere rero iyo twizihiza Noheri tugomba kuzirikana, nkuko twabisomye no mu ijambo ry'Imana. Icyambere ni umugambi w'Imana wo gukiza abantu bayo. Imana niyo yaremye umuntu, ibyo tubisanga mu itangiriro, ndetse ngo imurema no mu ishusho yayo. Imuha amategeko n'amabwiriza yagombaga kugenda akurikiza uko bwije uko bukeye. Ariko ibyo ntabwo byari bihagije, kuko umuntu yaremwe afite kamere y'icyaha, yaje gucumura, biba nk'ikintu kije kibangamiye, kidindije umugambi w'Imana ku bantu bayo. Ariko Imana ntiyabiretse, kuko yakomeje umuntu kumukunda no kumwitaho binyuze mu bahanuzi banyuranye. Umuntu yacumura, Imana ikamwohereza abahanuzi bo kubahanura kugira ngo bagaruke mu nzira nziza, ikahabaha amategeko inyuze muri Mose, ndetse n'abandi bakozi b'Imana banyuranye. Kubera ko rero ryari isezerano rikomeye, ari umugambi w'Imana ukomeye, kandi Imana itagihinduka ku mugambi wayo, byabaye ngombwa noneho ko igihe kigera Imana yigaragaza ubwayo binyuze muri Yesu Kristo. Imana yemera kutwigaragariza, iduha umwana wayo, avukira mu isi, ari nayo mpamvu twizihiza Noheri muri iyi minsi. Icyambere rero tuzirikana ni umugambi w'agakiza w'Imana iyo twizihiza Noheri. Twizihiza ko Jambo ubwe, nk'uko tubibona muri Yohana igice cya mbere,
yigize umuntu, yemera kuva mu cyubahiro cye avukira muri iyi si. Iyo nzira y'agakiza rero ni ikintu gikomeye Noheri twizihiza none dukwiye kuzirikana nk'abakristo. Icya kabiri, muri uwo mugambi w'agakiza wo gukiza umuntu, Imana yashatse ko uwo muntu agira ubundi buzima bunyuranye n'ubwo yari arimo mbere, ubuzima bw'umunezero, ubuzima bufite ibyiringiro, ubuzima bufite icyerekezo. Niyo mpamvu rero ari inkuru ishimishije nk'uko twabibonye. Marayika yasanze abungeri, abashumba bari mu turimo twabo, bari mu nshingano zabo, bari mu mirimo yabo. Arabegera, arababonekera, arababwira ati mwitinya kuko nje kubabwira inkuru nziza, inkuru y'umukiro, kuko Kristo Yesu yabavukiye, umwami yabavukiye. Imana yongeye irababonekera, ije kugira ngo ikomeze wa mugambi wayo w'agakiza. Birumvikana abashumba nyine babanje kugira ubwoba, ariko marayika w'Imana akomeza abahumuriza. Icyo ni ikintu rero cya kabiri gikomeye Noheri igomba kudusigira. Noheri ni umunsi tuzirikanaho ko Yesu Kristo yatuvukiye kugira ngo aze mu buzima bwacu kandi abuhindure bube ubuzima bwiza, bwuzuyemo umunezero, bwuzuyemo ibyiringiro, bwuzuyemo agakiza. Kuko agakiza ni ukwiringira ko Yesu Kristo koko ahinduye ubuzima bwacu kandi azaduhesha ubugingo buhoraho. Muri iki gihe rero twizihiza Noheri, hari ubwo abantu twibwira yuko, kandi ahenshi niko tubibona, Noheri igahinduka umwanya wo kwinezeza gusa, umwanya wo kurya no kunywa, umwanya wo kwambara, umwanya wo gusurana. Ibyo nabyo ni byiza, kandi nk'abantu b'Imana tuba tubikeneye, kuko ntabwo twabaho tutarya, ntitwabaho tutanywa, ntitwabaho tudasurana cyangwa ngo twishime. Ariko iyo bigarukiye aho gusa, ikigenderewe, izingiro cyangwa ishingiro rya Noheri ntabwo tuba turigezeho. Kuko Noheri itwibutsa ko umukiza Yesu Kristo yaje mu bugingo bwacu kugira ngo abuhindure, tubeho mu munezero, tubeho mu byiringiro, ari iby'uyu munsi n'iby'ubuzima buzaza. Niyo mpamvu rero tugomba kunezerwa kubw'icyubahiro cy'Imana, tugomba kurya tukanywa ariko kubw'icyubahiro cy'Imana, tugomba gusurana, tugomba kubwirana ibyizi nkuru za Yesu Kristo kubw'icyubahiro cy'Imana. Icyo ni ikindi cya kabiri bakristo bavandimwe, bene data abanyarwanda munkurikiye, Noheri itwibutsa. Icya mbere twabonye ko nuko Imana yakomeje umugambi wayo wo gukiza abantu, wo gukiza umuntu yiremeye. Imana niyo yashatse ko agumiyo, ahubwo Imana yaravuze iti uyu muntu ndacyamushaka mu mugambi wanjye. Hanyuma muri uko kumushaka imucira agakiza binyuze muri Yesu Kristo avukira muri iyi si. Icya kabiri rero ni ukuzirikana ko Imana idukiza kugira ngo tugire ubuzima bwiza, ubuzima buhesheje Imana icyubahiro, ubuzima burimo amahoro, ubuzima burimo ibyishimo, ibyiringiro, birimo umunezero. Nta kigomba rero kudutera ubwoba tukiri muri ubu buzima, nta kigomba kuza ngo kidutsikamire gitume tuva ku Mana yacu, ahubwo tuba dukwiye gukomeza ako gakiza twakiriye binyuze muri Yesu Kristo. Icya gatatu ngira ngo dusangire, iyo tuvuze Noheri igomba kudusigira no kutwibutsa,
ni ukuvuga ko Imana yaduhaye urugero rwo gukurikiza. Iyo tubona aho Yesu Kristo yavukiye nk'uko biri mu gice cya 2 imirongo ibanza mu butumwa bwiza bwa Luka, ushobora no kubisoma no mu gitabo cyo muri Matayo cya Matayo, dusanga yaravukiye ahantu hakiriritse. Mbere ya byose i Betelehemu, umurwa utaruzwi, umurwa muto, nta kintu gikomeye gihambaye rwose abantu bari bazi kuri Betelehemu. Avukira kandi mu bintu bidashamaje, mu muvure, mu kiraro cy'inka, hanze, mu bukene, mu mbeho, mu buzima mbese busanzwe buciriritse nk'ubwo natwe abanyarwanda benshi bagiye banyuramo cyangwa se barimo n'uyu munsi. Icya gatatu rero gikomeye, Imana yigira umuntu, yiyoroshya, igaca bugufi, ikareka icyubahiro cyayo kiyikwiriye, ikemera kuza kubana natwe mu buzima busanzwe buciriritse. Iki ni icyigisho gikomeye cyo kwiyoroshya no guca bugufi mu buzima bwa gikristo. Umukristo ahamagarirwa kwiyoroshya mu mibereho ye, mu migenzereze ye, mu mibanire ye n'abandi, agaca bugufi, akubaha abantu bose nta tandukaniro abashyizemo. Iki ni icyigisho gikomeye uyu munsi tugomba kongera kwibutswa n'iyi Noheri turiho twizihiza. Imyitwarire yacu n'imigenzereze yacu ese ihesha abandi ibindi biremwa muntu agaciro, ihesha ibindi biremwa muntu icyubahiro gikwiriye, cyangwa usanga rimwe na rimwe twitiranya agakiza n'imbaraga n'ingufu no gukandamiza abantu bandi nabo baremwe mu ishusho y'Imana. Imana yacu rero ni Imana yacu twese, ari abakomeye n'abaciye bugufi, ari aboroheje, abama, abategetsi n'abantu bari mu buzima busanzwe. Noheri twibutsa ko twese turi ab'agaciro imbere y'Imana. Yesu yavukiye mu buzima nk'ubwacu kugira ngo aduhe agaciro, aduhesha agaciro, kandi n'imbere y'Imana tuzabe ab'agaciro koko, ndetse n'imbere ya bagenzi bacu. Ntabwo agakiza rero k'Imana kabonekera muri Kristo Yesu, ntabwo gashingira ku butunzi, ntabwo gashingira ku bwenge, nigashingira ku gihagararo, nigashingira ku cyubahiro umuntu afite, nigashingira ku kuba umuntu ari igikomangoma, ari umutwara, ari umwami cyangwa ari umutegetsi, ahubwo kagashingira ku buntu bw'Imana, ku rukundo rw'Imana, ku mbabazi z'Imana zatumye Imana yigira umuntu, ikatwiyereka, ikatwigaragariza. Icyo rero ni icya gatatu, kandi Noheri ikwiye gusiga twongeye twisuzumye kugira ngo turebe koko uyu munsi niba turi muri iyo nzira. Marayika arababwira ati, mwitinya, mbazaniye inkuru nziza izashimisha abantu bose. Kandi iyo nkuru ni uko uyu munsi mu murwa wa Dawidi havukiye umukiza wanyu, ari we Kristo umwami. Aya magambo ni amagambo y'igiciro Marayika yayabwiraga abashumba. Umuntu yakwibwira ngo abashumba nabo bari abantu baciriritse kuko baragiraga amatungo, kandi nabo mu mibereho y'abashumba ubuzima nk'ubwo bwabaga bugoye, kuko babaga bagomba kugenda bakurikiye ubwatsi, bashakisha aho inka zabo cyangwa amatungo yabo yabona ubwatsi bwiza kugira ngo arishe, abone ibyo akeneye, abone n'amazi yo kunywa n'ibindi. Byatumaga rero bamara n'igihe kinini batari mu ngo zabo, ariko bafite icyo umuntu yakwita determination yo kuragira no gushakisha ibyatunga amatungo yabo. Icyo rero ni icya kane ngira ngo dukure muri iyi nkuru y'ivuka rya Yesu. Cyane cyane ahangaha Marayika
yabonekeye abashumba. Nibyo koko Imana iratoranya kandi igatuma uko ishaka. Imana rero ifite ubutware bwo gutoranya uwo ari we wese. Ntabwo ireba ku gihagararo, ngo irebe ku cyubahiro umuntu afite, ngo irebe ku mbaraga cyangwa se n'ubutunzi umuntu afite. Ahubwo isaha yayo iyo yageze, aho umuntu yaba ari hose, Imana iramusanga kandi ikamuhindura umukozi wayo. Ni muri urwo rwego aba bashumba babonekerewe n'umumarayika. Arabasanga, mbere ya byose arabahumuriza, ariko ababwira n'icyo abashakaho, icyo Imana ibashakaho. Ababwira inkuru abazaniye. Imana irabatoranije, ibazaniye inkuru nziza, kandi iyo nkuru nziza si iyanyu gusa, ni y'abantu benshi, kandi dore iyo nkuru niyi, nuko umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi. Uwo nguwo rero niwe uzaba Kristo umwami. Hanyuma bamaze kubyumva no kubyakira, ubwoba bushize, icyo bahamagariwe gisobanutse, bafashe ingamba zo kujya kureba uwo mwami, zo kujya kumuramya, zo kujya kumusingiza. Bafata inzira baragenda. Bagenda mu kwizera, bagenda mu kwemera, bagenda bafite ibyiringiro, kandi ngo bajyana n'ingabo nyinshi zo mu ijuru zari zibagose. Basubira bajya i Betelehemu kugira ngo bajye gusingiza umukiza wavutse. Bagezeyo bati mu ijuru Imana nisingizwe, no ku isi amahoro abe mu bo yishimira. Bafata igihe cyo gusingiza Imana, bafata igihe cyo gushima Imana, bafata igihe rwose cyo kuramya umwami Yesu wavutse. Ngira ngo ayo n'andi masomo, icyigisho cya 4 dukura mu kwizihiza uyu munsi mukuru wa Noheli. Ntabwo bigomba kuba ibintu bisanzwe gusa by'amateka, by'imihango n'imigenzo, ahubwo ni uguca bugufi tukumva ijwi ry'Imana. Aba bashumba bumvise ijwi ry'Imana binyuze muri marayika, kandi bamaze kuryumva, icyo bategetswe gukora baragikoze. Barahaguruka n'amatungo yabo n'ibyabo byose, bakora urugendo bajya i Betelehemu. Bagezeyo barapfukama, bashima, baramya Imana. Natwe uyu munsi nk'abanyarwanda, nk'abakristo, aho turi hirya no hino, Imana iratubonekera binyuze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Binyuze mu ijambo ryayo, uko turyigishwa umunsi ku munsi, uko turyisomera se, mu biganiro tugirana n'abakozi bayo n'inshuti n'abavandimwe, duhamagarirwa kumva ijwi ry'Imana. Ijwi ritubwira ko Yesu Kristo yatuvukiye. Ijwi ritubwira ko Yesu Kristo ari Mesiya, ahari, ari muzima, kandi riduhamagarira kumukurikira no kumukorera, nk'uko bari abashumba bahagurutse n'amatungo yabo bakajya kumuramya. Natwe uyu munsi iri jambo ni iryacu. Noheli ikwiye gusiga dufashe umwanzuro wo gukurikira Yesu, wo kumuramya, wo kumushima, wo kumusenga, wo kumusingiriza imirimo itangaje akora mu buzima bwacu bwa buri munsi, nk'uko bari abashumba nabo babikoze. Agakiza ni akacu, kandi dukwiye no kugatoza n'abandi. Mu gusoza rero, ndagira ngo nongere nsubire ku bintu bimwe na bimwe kugira ngo bidufashe kurushaho gusobanukirwa icyo Noheli isobanuye cyangwa igomba kubisobanuye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icya mbere ni ukwizihiza Imana yigira umuntu. Imana itwigaragariza mu ishusho yayo, ikemera kuvukira mu buzima bwacu nk'ubw'abantu twese twagiye tuvukiramo. Muri Yohana nyine niho batubwira ko
jambo yigize umuntu. Uko kwigira umuntu rero Noheli irongera ikaza ikagira iti tugushimangire, tubyibuke. Ni igitangaza, ni urukundo rukomeye, ni impuhwe zikomeye z'Imana, ni ubuntu, ni imbabazi, kuko twari abo kurimbuka nk'uko tujya tubivuga, twari abanyabyaha, ntabwo turusha abandi ubwiza, ariko kubw'ubwo rukundo rw'Imana, Imana yaravuze iti reka nigaragarize ubwoko bwayo, hanyuma mbuhindure nkomeze umugambi wanjye wo kubukiza. Ikindi ni uwo mugambi wo gucungurwa tugomba kuzirikana. Uwo mugambi wo gucungurwa niwo utuma tuba umwe n'Imana, twiyunga n'Imana. Noheli rero itwibutsa ko turi abantu b'Imana, turi abakristo biyunze n'Imana, ariko kandi tugomba no kwiyunga n'ibindi biremwa by'Imana, baba abantu duturanye nabo mu miryango yacu, aho dukora, mu nshuti no mu bavandimwe, ariko kandi tuzirikana n'ibindi biremwa bidukikije, kuko nabyo ni ibiremwa by'Imana. Icyo rero ni ikindi cya kabiri rwose tugomba kuzirikana mu gihe twizihiza Noheli. Habango ariko njyewe ubwanjye mpagaze gute imbere y'Imana? Imana irandeba ikanyishimira cyangwa harimo ikibazo? Haba harimo ikibazo, Noheli ni umwanya wo kugikemura, umuntu akihana imbere y'Imana kugira ngo umubano we n'Imana wongere usugire usagambe. Intambwe ya kabiri niyo kwiyunga n'abandi dufite ibyo twaba dupfa cyangwa twapfuye. Icyo nacyo ni igisobanuro gikomeye cya Noheli. Mu gihe dusangira, mu duhe dusabana, tugomba kuzirikana ngo ese imigenzereze yanjye, imyitwarire yanjye imbere ya bagenzi banjye ihesha Imana icyubahiro? Ese nta muntu twagiranye ikibazo utuma amasengesho yanjye no kuramya kwanjye bitagera ku Mana, utuma ubuhamya bwanjye buzamo ikizenga, maze icyo kizenga kigahanagurwa, kigakurwaho, kugira ngo imibanire yanjye n'Imana n'imibanire yanjye na bagenzi banjye irusheho kuba inoze. Icya gatatu rero nuko aka gakiza Yesu Kristo yaduhaye binyuze muri Noheli mu kuvukira muri iyi si, bigakomereza ku musaraba, ntabwo ari agakiza ko muri ubu buzima gusa, ni n'agakiza ko mu buzima buzaza. Abakristo turi mu rugendo nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Ubwo rero duharanira gukomeza kwiyeza, guhora twiyeza, kugira ngo tuzagere mu bwami bw'ijuru aho Imana yaduteguriye. Ubwo rero muri iyi minsi tugiye kwizihizaho Noheli, turasabwa rwose kongera kwisubiramo no kureba niba tukiri mu nzira y'agakiza, hanyuma kandi niba tugifite n'ibyiringiro byo kuzagera mu bwami bw'ijuru. Hamwe n'ayo magambo rero, bakristo bavandimwe, mbifurije Noheli nziza, mbifurije kuzasoza neza umwaka w'ibihumbi 2025 no gutangira umwaka w'ibihumbi 2026. Ndifuriza Noheli nziza abakristo mwese n'abayobozi banyu, abavugizi b'amatorero n'imiryango ya gikristo babarizwa muri seperi. Reka mvuga bari bo kugira ngo mwese mwiyumve. Turifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire umuvugizi w'itorero Presbyterienne mu Rwanda cyangwa abavugizi b'itorero Presbyterienne mu Rwanda, abapastori, abashumba n'abakristo bose b'iryo torero. Turifuriza kandi Noheli nziza n'umwaka mushya muhire abavugizi b'itorero Methodiste Libre mu Rwanda, abakristo, abashumba, abapastori n'abakorana n'iryo torero nk'umunyamuryango wa seperi. Turakomeza twifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire abavugizi b'itorero rya UEBR ndetse n'abakristo b'iryo torero muri rusange, n'abapastori n'abashumba babo, n'abakristo n'abashumba babo. Turifuriza kandi Noheli nziza n'umwaka mushya muhire abavugizi b'itorero rya AEBR, abakristo, abashumba
n'abandi bakozi bo muri iryo torero mwese rwose tubifurije kugira noheri nziza ndetse no gusoza neza uyu mwaka no kuzatangira umwaka utaha mumeze neza. Turifuriza noheri nziza n'umwaka mushya muhire abavugizi, abapastori n'abakristo b'itorero rya ADPR nk'umunyamuryango wa CPR. Turifuriza noheri nziza n'umwaka mushya muhire abavugizi n'abakristo bo mu itorero rya Harvest Christian Church. Rwose muzagire noheri nziza n'umwaka mushya muhire. Turifuriza noheri nziza n'umwaka mushya muhire abavugizi, abapastori, abakristo bo mu itorero ry'ivugabutumwa ry'inshuti mu Rwanda. Turifuriza noheri nziza n'umwaka mushya muhire abavugizi, abapastori n'abakristo bo mu itorero Luteriyene mu Rwanda, naryo ni umunyamuryango wa CPR. Turifuriza noheri nziza n'umwaka mushya muhire abavugizi, abapastori n'abakristo bo mu itorero ry'umunsi wa karindwi, abadivantiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda, nabo ni abanyamuryango ba CPR. Turifuriza noheri nziza umwaka mushya muhire abavugizi, abapastori, abakristo bo mu itorero The Salvation Army. Turifuriza kandi abavugizi, abapastori n'abakristo bo mu itorero rishyashya twakiriye ryitwa Believers Eastern Church hano mu Rwanda. Rwose nabo bazagire ibihe byiza bya noheri n'iby'umwaka mushya muhire. Turifuriza kandi abavugizi, abapastori n'abakristo bo mu itorero rya Seira Community Church, nabo ni abanyamuryango bashya ba CPR. Tubifurije noheri nziza n'umwaka mushya muhire. Turifuriza kandi abavugizi, abapastori n'abakristo bo mu itorero Anglikane ry'u Rwanda, amadiyoseze akurikira: Kigali, diyoseze ya Kigali, diyoseze ya Gasabo, diyoseze ya Kibungo, diyoseze ya Gahini, diyoseze ya Byumba, diyoseze ya Shyogwe, diyoseze ya Butare, diyoseze ya Kigeme, diyoseze ya Cyangugu, diyoseze ya Karongi na diyoseze ya Shyira. Ayo madiyoseze yose uko ari 11 ni abanyamuryango ba CPR baturuka mu itorero Anglikane ry'u Rwanda. Tubifurije rero abepiskopi b'ayo madiyoseze bose noheri nziza n'umwaka mushya muhire, n'abashumba bayoboye n'abakristo babo muri rusange. Hanyuma kandi CPR igizwe n'imiryango 5 ya gikristo dukorana nayo umunsi ku munsi. Mboneyeho rero gufata uyu mwanya kugira ngo nifurize abayobozi bakuru b'iyo miryango n'abakozi bakorana noheri nziza n'umwaka mushya muhire. Iyo miryango rero ni iyikurikira: hari umuryango w'ivugabutumwa mu Rwanda AEE, hari umuryango w'abasoma Bibiliya mu Rwanda Ligue pour la lecture de la Bible au Rwanda, hari umuryango w'urubyiruko rwa gikristo mu Rwanda Jeunesse pour Christ, hari umuryango Alarme Ministry, umuryango ushinzwe ivugabutumwa, ubujyanama n'ubuyobozi. Abayobozi babo n'abakozi muri rusange tubifurije noheri nziza n'umwaka mushya muhire. Hanyuma hakaba n'umuryango Barakabaho, nabo tubifurije noheri nziza n'umwaka mushya muhire. Abandi twifuriza noheri nziza n'umwaka mushya muhire ni abafatanyabikorwa bose ba CPR, ari abari mu Rwanda, ari abari hanze y'u Rwanda, ari abafatanyabikorwa begamiye kuri leta n'ibigo byegamiye kuri leta, ari ubuyobozi bw'igihugu cyacu aho dukorera hirya no hino bagenda badufasha. Bose turababwira ngo noheri nziza n'umwaka mushya muhire. Twifurije kandi abanyarwanda bose noheri nziza n'umwaka mushya muhire. Mugira amahoro y'Imana. Murakoze, 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 murakoze.